Mu mateka y'isi hari abantu bagize impinduka zikomeye ku buzima bwa benshi, ariko ni bake bashobora guhinduka mu buryo butunguranye nka Pawulo. Umwanzi w'itorero wahindutse intumwa y'ukuri, umwirasi w'idini wahindutse umugaragu w'ubuntu bw'Imana, umuntu wahigaga abizera nyuma akavamo umwe mu bahamya b'inkuru nziza. Niki cyatumye ahinduka? Niki cyamushoboje kwihanganira imibabaro yose yahuye nayo? Ubutumwa bwe ni ubuhe kandi bufite agaciro cy'iki gihe? Reka dusubize amaso inyuma turebe urugendo rw'uyu mugabo w'igitangaza, duhereye ku buzima bwe bwa mbere yo guhura na Kristo, uko yahuye nawe ndetse n'ingaruka nyinshi izina rye ryasigiye isi kugeza n'uyu munsi. Pawulo niwe wabaye umugaragu w'Imana. Reka turebe Pawulo wabaye umugaragu w'Imana, ubutumwa bwe ndetse n'ihinduka rye. Mbere na mbere ubuzima bwa Pawulo mbere yo gukizwa yari muntu ki? Pawulo wari uzwi ku izina rya Sawuli, yari umufarisayo ukomeye kandi yari umuhigi w'Abakristo. Bibiliya ivuga ko yemeje urupfu rwa Stefano, umwe mu bigishwa ba mbere ya Yesu. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 7:58 kugeza 60. Bicisha Stefano amabuye, baramukurubana bamuvana mu murwa, bamwicisha amabuye. Abagabo bamushinje bashyira imyenda yabo ku birenge by'umusore witwaga Sawuli. Bakimutera amabuye arambaza aravuga ati, "Mwami Yesu, akira umwuka wanjye." Arapfukama avuga n'ijwi rirenga ati, "Mwami, ntubabareho iki cyaha." Amaze kuvuga atyo arasinzira. Nuko Sawuli nawe ashima ko yicwa. Uyu yari afite uburenganzira bwo guhiga, gufunga no gukandamiza abakurikira Yesu. Ibyakozwe n'intumwa 9:1 kugera kuri 2. Yesu abonekera Sawuli mu nzira ajya i Damasiko. Ariko Sawuli akomeza gukangisha abigishwa b'umwami ko bicwa. Ajya ku mutambyi mukuru, amusaba inzandiko zo guha abamasinagogi b'i Damasiko, kugira ngo nabona abantu b'inzira ya Yesu, abagabo cyangwa abagore, ababohe abajyane i Yerusalemu. Noneho guhinduka kwa Pawulo byagenze bite? Mu rugendo rwe rugana i Damasiko, Sawuli yahishuriwe na Yesu ubwe. Ibyakozwe n'intumwa 9:3-6. Akigenda yenda gusohora i Damasiko, umucyo uramutungura uvuye mu ijuru uramugota. Agwa hasi, yumva ijwi rimubaza riti, "Sawuli, Sawuli, undenganiriza iki?" Aramubaza ati, "Urinde mwami?" Nawe ati, "Ndi Yesu uwo urenganya. Ariko haguruka ujye mu mudugudu, uzabwirwa ibyo ukwiriye gukora." Bivuga ko yahuye n'urumuri rutangaje rwatumye agwa hasi. Yumva ijwi rimubwira riti, "Sawuli, Sawuli, undenganiriza iki?" Ibi byahinduye ubuzima bwe burundu. Yabaye impumyi mu gihe cy'iminsi 3 kugeza ubwo Ananiya yamusengeye, amaso yarongera arahumuka. Ibyakozwe n'intumwa 9:17-18. Ananiya abatiza Sawuli. Ananiya aragenda yinjira mu nzu, amurambikaho ibiganza aramubwira ati, "Sawuli mwene data, Umwami Yesu wakubonekeye uri mu nzira waturutsemo arantumye ngo uhumuke, wuzuzwe umwuka wera." Uwo mwanya ibisa n'imboneranye bimuva ku maso, arahumuka, arahaguruka, arabatizwa. Ibi byerekana ko guhinduka kwa Pawulo cyari igikorwa cy'Imana, kitari kubw'imbaraga z'ubwe. Pawulo nk'umugaragu w'ukuri w'Imana. Nyuma yo kwakira Yesu, Pawulo yahise atangira umurimo wo kubwiriza ubutumwa bwiza. Yihanganiye inzira y'ivugabutumwa, ashyira imbere ubuntu bw'Imana n'umusaraba wa Kristo. Abakorinto ba mbere 15:10 aravuga ati, "Ariko ubuntu bw'Imana nibwo bwatumye mba uko ndi, kandi ubuntu bwayo nahawe ntibwabaye ubw'ubusa, ahubwo nakoze imirimo myinshi irutiye bose, nyamara si njye, ahubwo ni ubuntu bw'Imana buri kumwe nanjye." Yagiye atanga inyigisho ku buzima bw'umukristo, ubusabane n'Imana no ku mwuka wera, kandi yanditse ibitabo byinshi bigize isezerano rishya. Umuhanga mu bya teolojiya N.T. Wright mu gitabo cye yise Paul a Biography agaragaza ko Pawulo yari umuntu wihariye mu gukwirakwiza ubutumwa bwa Yesu. Yanditse ati, "Paul's vision was a world transformed by the love and the grace of the risen Jesus, breaking down all barriers between Jews and Gentiles." Pawulo bimwe mu bitabo yanditse, igitabo cy'Abaroma nicyo gifite ibikorwa byihariye cyangwa se ubutumwa bwiza bwinshi bugaragara mu gitabo cya Romans. Mu nyandiko ze, igitabo cy'Abaroma ni kimwe mu bifite akamaro kanini. Pawulo agaragaza ukuntu agakiza kabonerwa mu kwizera Yesu Kristo, aho avuga ati, "Kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana, ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa, kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo."
Abaroma 3:23-24. Iki gitabo cyagize ingaruka zikomeye ku bakristo benshi, harimo Martin Luther wavuze ko cyari igicumbi cy'impinduramatwara ya gikristo. Martin Luther yagizweho n'ingaruka z'iki gitabo Pawulo yanditse. Uyu akaba yaravutse mu mwaka w'483 apfa mu mwaka w'546. Yari umupadiri w'Umudage, umuhanga mu by'iyobokamana n'umuyobozi w'impinduramatwara ya Kiliziya Gatolika. Yamenyekanye cyane kubera inyandiko ze zivuga ku gukiranuka kubonerwa mu kwizera, aho yasobanuraga ko agakiza atari Imana ibonerwa mu bikorwa by'abantu, ahubwo ko ari kubw'ubuntu bw'Imana, nk'uko Pawulo yabyigishije mu gitabo cy'Abaroma. Mu nyandiko ye The Freedom of a Christian, Martin Luther yanditse ati, "A Christian is perfectly free lord of all, subject to no one. A Christian is perfectly dutiful servant of all, subject to all." Iyi mvugo igaragaza ukuntu ukwizera gushobora gutuma umuntu agira umudendezo wo mu mwuka, ariko akaguma mu murimo w'ubuntu bw'Imana. Luther yagaragaje ko akamaro k'inyigisho za Pawulo, cyane cyane mu murimo we wo gusobanura icyigisho cy'uko agakiza kabonerwa mu kwizera konyine, sola fide, bityo bikaba byaratumye atangira impinduramatwara ya gikristo izwi nka Reformation. Imibabaro ya Pawulo nk'umugaragu w'Imana. Pawulo ntiyagize ubuzima bworoshye nyuma yo guhinduka. Yahuye n'ibigeragezo byinshi nk'uko abyivugira mu Bakorinto ba 2:11-23-27. Ahangaha agaragaza uko yakubiswe, yafunzwe, yarohamye mu nyanja, akanahura n'itotezwa rikomeye. Ibi byose ariko ntiyabyitayeho, kuko yari afite intego imwe rukumbi: kubwiriza Kristo. Si abakozi ba Kristo bagabura ibye. Noneho ndavuga nk'umusazi, ndabarusha. Barusha mu mihati, barusha gushyirwa mu mazu y'imbohe, barusha cyane gukubitwa birenze urugero. Kenshi nari mu kaga k'urupfu. Ibihe 5 Abayuda bankubise inkoni 39. Ibihe 3 nakubiswe inka. Igihe kimwe natewe amabuye. Ibihe 3 inkuge zaramenetse. Naraye imuhengeri nirirwamo. Nari mu rugendo kenshi mu kaga gatewe n'inzuzi, mu kaga gatewe n'abambuzi, mu kaga gatewe na bene wacu, mu kaga gatewe n'abapagani, mu kaga ko mu midugudu, mu kaga ko mu butayu, mu kaga ko mu nyanja, mu kaga ko muri bene data b'ibinyoma, mu miruho n'imihati. Mba maso kenshi, ngira inzara n'inyota, nirirwa ubusa kenshi, nicwa n'imbeho, nambara ubusa. Ubutumwa bw'ingenzi Pawulo yasize. Mu nyigisho ze, Pawulo yagaragaje ibintu bikomeye mu buzima bw'umukristo. Icyambere yagaragaje kugirirwa ubuntu. Icyambere yavuze kugirirwa ubuntu. Pawulo yavuze ko agakiza atari igikorwa cy'ibikorwa byiza by'abantu, ahubwo ari impano y'ubuntu bw'Imana. Abefeso 2:8-9. Mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana. Ntibyavuye no ku mirimo, kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Icya kabiri, kubaho mu rukundo rwa Kristo. Yibukije abakristo ko urukundo ari rwo rurenze byose, nk'uko yabivuze mu Bakorinto ba mbere 13. Ariko none hagumyeho kwizera n'ibyiringiro n'urukundo, ibyo uko ari bitatu, ariko ikiruta ibindi ni urukundo. Icya gatatu, ubuzima mu mwuka wera. Pawulo yagaragaje ko abizera bagomba kugendera mu mwuka, bakirinda gukurikira ibyo umubiri ushaka. Abaroma 8:5-6. Abakurikiza ibya kamere y'umubiri bita ku by'umubiri, naho abakurikiza iby'umwuka bakita ku by'umwuka. Umutima wa kamere utera urupfu, ariko umutima w'umwuka uzana ubugingo n'amahoro. Mu by'ukuri, Pawulo ni urugero rukomeye rw'uko Imana ihindura umuntu, ikanamuha intego nshya mu buzima. Yavuye ku kuba umwanzi w'itorero, aba intumwa y'ukuri, yagize uruhare rukomeye mu kwagura ubutumwa bwiza. Nk'uko Pawulo ubwe yabivuze muri Timoteyo wa 2:4-7, yaravuze ati, "Narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera." Ubuzima bwa Pawulo buduha isomo ry'uko umuntu uwo ari we wese ashobora guhindurwa n'ubuntu bw'Imana, kandi agakoreshwa umurimo wayo ku buryo bw'igitangaza. Ese nawe wemera ko umuntu wese ashobora guhindurwa n'ubuntu bw'Imana? Ese nawe wemera ko naho umuntu yagera Imana itamukura? Tanga igitekerezo cyawe hasi muri comment. Kora subscribe, share and comment. Horeb Mwindaji, ninjye wumvaga. Mine is your prayer.